Igihe kimwe umusore yagize gutya akunda umukobwa. Yaramukundaga cyane ku rwego ruri hejuru. Yaramukunze bigera ubwo amubwira yuko amukunda, amusaba yuko bakundana. Uyu mukobwa ari umukobwa mwiza cyane, ariko n'uyu musore nta kintu yarabaye. Bose wabonaga ko ari abantu bafite ubusirimu. Urukundo bakundanaga ntago rwabemereraga kumara igihe kinini batabanye, kuko buri umwe yabaga avuga ati bazamuntwara n'undi bazamuntwara. Wa musore yaje kumusaba yuko babana, ariko ibyaje kuba nyuma yuko babanye nakumiro. Umukobwa yaje kubyemera, imiryango nayo irishima cyane. Mu gihe barimo bategura ubukwe, umusore yabwiye umukobwa ati, mukunzi wanjye urabizi harabura igihe gito ngo tubane, byanze bikunze n'ubundi abaye umugore wanjye, sinzi niba hari ikintu nakwaka ngo kinyime. Umukobwa ati, uko biri kose ndi kumva ntacyo. Umusore niko kumubwira ati, ndifuza yuko iri joro waza kuza tukararana. Umukobwa ati, ibi byo ntabwo byashoboka, kuko ndamutse nje kurarana nawe byaza gutuma unambwiye ngo dukore imibonano mpuzabitsina, kandi igihe ntabwo kiragera. Umusore ati, ko wari umaze kumbwira ko nta kintu wanyima, none wisubiyeho gute? Umukobwa yaramubwiye ati, ukwiriye gutegereza igihe cyanyacyo kikagera. Ibi ni ibintu bishobora kwica ejo hanjye hazaza. Ushobora no kuntera inda kandi pasiteri ntiyaba kidusezeranije. Imana nakoreye igihe kinini cyane yambonamo nk'umuntu utaranyuzwe n'ibyo yankoreye. Sheri wanjye ihangana utegereza igihe cyanyacyo nikigera, nzagukorera ibyo ushaka byose nk'uko bikwiriye. Umusore yarategereje ndetse arushaho gutegura ubukwe yashyizemo imbaraga nyinshi. Ubukwe bwaje kuba ndetse buba ubukwe bw'igitangaza muri karitsiye. Abantu benshi batangaje n'ubwo bukwe bubaye. Marene na pare bagerageje gutanga impuguro z'uko urugo rwubakwa. Iby'imibonano mpuzabitsina byo usibye na marene cyangwa se pare na pasiteri yagerageje kwibasobanuriraho. Ariko niba ari umugabo utarumvise cyangwa ari pare wibagiwe ntabwo mbizi. Icy'ingenzi ni uko hari ikintu uyu mugabo atamenye ku buzima bw'umugore. Ntabwo yigeze amenya uburyo umubiri w'umugore uhindagurika. Ahari yumvaga yuko uko azajya akenera umugore azajya amubona kuzageza ubwo azaba apfuye. Ku munsi wa mbere imibonano mpuzabitsina yarakozwe. Icyumweru cya mbere cyarashize ndetse n'icya kabiri uko akeneye madamu amubwira ati ndahari. Mu cyumweru cya gatatu umugore yaje kujya mu mihango. Uyu mugore akiri n'umukobwa iyo yajyaga mu mihango yaramuryaga cyane. Akenshi cyane yajyaga afata n'ibitaro bitewe n'iyo mihango. Yasobanuriye umugabo ko ameze, ariko umugabo ntiyabyumva. Usibye no kuba uyu mugore atakifuza kuryamana n'uno mugabo, iyo yamurebaga iseseme yahitaga izamuka. Umugabo ati, ibi ngibi ni akagambane, niba wumva udashaka kubaka ubisobanurire neza. Umugore yarababaye cyane ndetse atangira no kwicuza impamvu yabanye n'umugabo utamwumva. Ku munsi wa mbere yiriwe aryamye. Ku munsi wa kabiri yarandajya kuri farumasi ajya gushaka utunini two kumufasha. Utwo tunini amaze kutunywa yahise aryama. Yatoye agatotsi arasinzira. Ariko aho yakangukiye yatunguwe no kumva mu nzu babamo harimo undi mukobwa. Ageze muri salo asanga ni umukobwa rwose uhica ari gusangira n'umugabo we bari kwiyitaho rwose. Umugabo we isoni n'ibimwaro byaramwishe, arangije amubwira ati, sheri wanjye twabonye abashyitsi nanga kwirirwa ngukangura kubera yuko nabonaga umerewe nabi cyane. Umugore yaramusubije ati, okay nta kibazo. Ariko umugore yagerageje kujya mu cyumba cy'abashyitsi. Yumvise umutima we utishimye ndetse yumva atanyuzwe n'ibyo umugabo amubwiye. Akimara kugera mu cyumba yatunguwe no gusanga uko ameze atari ko yari yahasize. Byumvikane yuko nyuma y'ibyo bahakoreye ntabwo bigeze bahakorera amasuku ngo bagire nk'uko hari hameze. Umugore yarababaye cyane, amarira yuzuye mu maso. Yibajije ikintu cyatumye umugabo we atamwihanganira ku nshuro imwe yonyine ya mbere yagiye mu mihango. Atangira kubyegereza umutima, yumva uyu mugabo ntabwo bazabana. Yahamagaye imiryango ngo ayibwire ibyabaye. Imiryango irabunga ariko biranga. Umukobwa yaje gufata umwanzuro yuko babaha agatanya akigendera. Nimba ibi ngibi bimbaye hari ubwa mbere kandi biba buri kwezi, nyuma y'amezi 5 byazaba bimeze biti. Bafashe umwanzuro wo gutandukana. Iyi nkuru rero yaduteye kuba nagutegurira ibintu bigeze kuri 5 bisobanura uko umubiri w'umugore ugenda uhindagurika. Wenda ibi ngibi wo numara kubimenya iri kosa ntabwo uzarigwamo. Ariko niba wageze anga kandi ukabukunda ibiganiro bikunze gutambuka nga kuri YouTube channel, areka ngo usobanze ukandireke kuri no video. Niba uri mu cyanya turakwakire kandi tuguhaye ikaze.
umuntu mushyashya ni umuntu ubutarama ukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe yikande kandi bikagufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ahangaha uzajya ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngiye mukunze kubana ari nanjye muri kumwe muri iki kiganiro nitwa Rukundo Damas. Reka duhere ku cya mbere tuze gusoreza ku cya gatanu nk'ibisanzwe. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ukwiriye kumenya ku mihindagurikire y'umubiri w'umugore, yaba ari umugore cyangwa se umukobwa, ukwiriye kumenya neza yuko ajya mu mihango. Ikindi kandi ukwiriye kumenya ko ibi bintu biba buri kwezi, usibye yuko hari igihe bihindagurika, ariko akenshi bikunze kuba hagati y'iminsi 21 ndetse n'iminsi 35. Byumvikane yuko muri iyo minsi abakunze kuba afite ububabare bukomeye cyane, by'umwihariko mu nda, mu mugongo ndetse no mu mabere. Ibi ngibi kandi bishobora kuba yabasha kuba yahindura amarangamutima byihuse, ukaba watangira kumubonaho kurakara vuba, ukaba watangira gutungurwa no kumubona ari kurira bitunguranye ndetse no guhangayika mu buryo budasanzwe. Ahangaha icy'ingenzi umugabo aba akwiriye kumenya nuko atari uko uyu mugore aba mwanze ku bushake cyangwa se atari uko aba murakariye ku bushake. Imihindagurikire yose wabona, uburyo bamubonamo uko ariko kose, ukwiriye kumenya yuko ari imisemburo yahindutse cyangwa se ibyamubayeho atari ko yabihisemo, ahubwo ari cyo gihe agezemo. Reka tugende ku cya kabiri. Cya kabiri ukwiriye kumenya ni uguhinduka kw'imisemburo, kandi imisemburo nayo ihinduka mu byiciro bine by'ukwezi. Hari igihe uzabona afite imbaraga ndetse unabone yishima cyane, hari n'igihe aba ananiwe cyane ndetse nta n'ubushake afite. Ahangaha umugabo akwiriye kumenya neza yuko ibi ngibi bishobora kuba byagira ingaruka ku kuntu uyu mugore agaragaza urukundo. Ibi ngibi kandi bishobora kuba byagira ingaruka ku kuntu yaba akeneye kwegerwa cyangwa se kuba byagira ingaruka ku mibonano mpuzabitsina. Icya gatatu, igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina hari igihe kigera akagihurwa kumva atakibikeneye rwose, ariko nanone muri uku nguku kumva atabikeneye ntabwo ari uko aba kwanze cyangwa se nuko ntabwo ari uko aba atabishaka, ahubwo nuko hari igihe nyine imisemburo ye iba yahindutse cyangwa se ibintu biba bitagenze neza mu mubiri we. Ahangaha uba ugomba kumwumva ukumva yuko ariyo minsi agezemo. Tugende ku cya kane tudatinze. Inda n'igihe cyo kubyara. Iyo umugore atwite umubiri we urahinduka cyane, hakabaho kwiyongera ibiro, kuribwa umugongo ndetse no kuruka ndetse no guhinduka kw'amarangamutima ye. Ahangaha rero nubwo umugore aba akeneye imbaraga zawe, uyu mugore aba akeneye gushyigikirwa, uyu mugore aba akeneye kwitabwaho ndetse ukabikora kurenza uko wabikoraga mbere. Hanyuma reka turebere hamwe nyuma yo kubyara. Iyo amaze kubyara rero ntabwo umubiri we uhita ugaruka ngo umere nk'uko wari umeze mbere. Niyo mpamvu n'ubundi aba agikeneye imbaraga zawe, niyo mpamvu n'ubundi aba agikeneye yuko umuba hafi, kubera ko aba afite ihungabana rikomeye cyane ry'ibintu byamubayeho mu gihe yarimo kubyara. Icya gatanu, turi gusoza ikiganiro cyacu, ukwiriye kumenya neza ko wa mugore mwakundanye mukiri abana, mwakundanye mufite imyaka 18, 20 ikagera mukabyara, mugaheka, mukagera mu myaka 30 n'ingahe, hari igihe kijya kigera agacura, ntaba kibasha kugira imihango cyangwa se ntaba kibasha kujya mu mihango. Yageze hagati y'imyaka 45 ndetse na 55, ahangaha birashoboka cyane ko yacura cyangwa se yatangira kuba yabura imihango. Nibyo koko ashobora kuba yagira ubushyuhe bwinshi mu mubiri ndetse n'amarangamutima ye agahindagurika mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu rero umugabo aba akwiriye kumuba hafi ndetse akamushyigikira, kuko iki ni icyiciro kiba gikomeye cyane ku buzima bwe. Nizere yuko kino kiganiro cyacu cyagukoze ku mutima. Niba cyagukoze ku mutima cyangwa se akaba hari icyo ucyungukiyemo, ntiwirengagize ko wakandira like kuri no video. Ikindi kandi nizere yuko rwose utazamera nk'uriya mugabo cyangwa utazamera nk'uriya muntu twatangira mw'inyira nkuru, kuko biriya bintu byamubayeho bisa nkaho atarazi ibi bintu cyangwa se atarazi ibi ngibi bishobora kuba byaba ku mihindagurikire y'umubiri w'umugore. Ese ni ikihe kintu udasobanukiye wifuza yuko twazakubwiraho ubutaha?
twandikiraho hasi muri komenti, yaba ari ku mugore, yaba ari ku mugabo, yaba ari ku mukobwa cyangwa se umusore, byose biremewe hano ukaba wasobanukirwa byinshi byerekeye umubiri w'umuntu ndetse no mu rukundo. Twandikiraho hasi muri komenti utubwire icyo twazakubwiraho ubutaha. Ikindi kandi niba uri mushyashya ugenzure neza niba wamaze gukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo nandi tuzadushyira ikiganiro uzajye ubasha guhita ukibona kandi ukibone mu bambere. Bye, ndabakunda, tuze guhurira mu yindi video, ariko mu gihe tutaraza ino video mube mugerageza kwa mwayisangiza abandi cyangwa se mugerageze mube mwayihereza abashuti banyu kugira ngo nabo barusho kugenda biyungukira ubumenyi. Ndabakunda abagore, abagabo, abasore ndetse n'abakobwa ndetse n'umuntu uwo ari we wese yumve yuko umukunda mbikuye ku mutima. Niyo mpamvu iyo ndimo kwakira ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ntita ku muntu icyo ari cyo, ahubwo nita ku gitekerezo ampereje. Ukomeze kugira ibihe byiza kandi tuze guhurira mu yindi video. Nabakunze cyane.